igihe cy'akarengane twabisomye haruguru. Akarengane kazabaho, gutotezwa. Umuntu wizera Imana navuga ko yizera Yesu, abantu bamufate bamwica. Icyo gihe kizaba cyarabaye icya Antikristo, kuko azaba akoresha abantu buretwa. Antikristo ntazigera akorana n'abagore, ntazigera akorana n'ikintu icyo ari cyo cyose. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Tugiye noneho ndongeye ndagarutse nanone turebere hamwe uburyo bwo kuzamurwa kw'itorero kuzabera hehe kandi ryari. Ubundi iyo abantu bakunda kuvuga ngo ibihe bya nyuma, kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, abantu benshi ntibabisobanukirwa. Ndagira ngo mfashe abantu rero kubasobanurira iby'iri somo, uburyo kuzamurwa kw'itorero uko bizaba bimeze naho bizabera. Icyo gihe ijambo riravuga ngo icyo gihe ni ibanga ry'Imana kandi kizatungura abantu bo mu isi yose. Dusomye muri Luka 12:40 na Matayo 24:36. Icyo gihe kizabaho ubwo abapagani cyangwa abatizera bazihana bakinjira muri Kristo, bakaba abanyetorero, bakagera ku mubare ushyitse. Dusomye mu Baroma 11:25. Cya gatatu, mbese icyo gihe kizabaho mbere cyangwa mu gihe cy'umubabaro ukomeye. Ikindi, bizaba ngombwa ko bamwe mu bwoko bwatoranijwe buzanyura muri uwo mubabaro wa Grande Tribulation, cyangwa dusomye mu Byahishuwe 7:14. Ariko tumenye ko itorero, umugeni, abakristo bavutse ubwa kabiri bazakizwa, bazahungishwa umujinya w'umwana w'intama. Dusomye hano mu Baheburayo, mu Batesalonike ba mbere igice cya 1:10, no mu Byahishuwe 5:10 n'uwa 11. Umwami Yesu Kristo arerekana neza uburyo bushoboka bwo kwiyufura cyangwa sevade uwo mubabaro ukomeye uzabaho icyo gihe. Luka 21 umurongo waho wa 28, no muri Luka 17 umurongo waho wa 37. Yesu naza mu rubanza rw'amahanga azazana n'abera. Dusomye muri Zakariya 14 umurongo waho wa 4 n'umurongo waho wa 5. Reka dusome uyu murongo, ibice 14 umurongo waho wa 4 n'umurongo waho wa 5. Ngo Yesu naza mu rubanza rw'amahanga azazana n'abera. Turabisoma muri Zakariya ibice byaho 14 umurongo waho wa 4 n'umurongo waho wa 5. Haranditse ngo uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye i Yerusalemu iburasirazuba. Uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane, igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijya ikasikazi, ikindi kizajya ku isi. Muzahunga munyure mu gikombe cy'imisozi cyanjye, kuko igikombe cy'iyo misozi kizagera Aseri. Nuko muzahunga nk'uko mwahungaga igishyitsi cy'isi cyabaye ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, maze Uwiteka Imana yanjye izazana n'abera bayo bose. Amen. Ahangaha
baratwereka ko Yesu naza mu rubanza rw'amahanga azazana n'abera. Impamvu azazana n'abera ni iyi: itorero rizaba ryarazamuwe. Itorero nirizamurwa rizarindirwa mu kirere, hari ahantu rizaba ririndire riri kumwe na Kristo, ririndira umunsi wo kugarukana na Kristo gucira imanza abazaba bakiri mu isi. Imana itugirire neza. Aha mbibutse ko itorero rizagaruka, hari ukugaruka kwa mbere kwa Yesu, hari no kugaruka kwa kabiri kwa Yesu. Aha ngaha rero kugaruka kwa mbere kwa Yesu, Yesu azaba aje gutwara itorero, aje kurikura mu mubabaro, aje kuriruhura, aje kurikiza, kuko rizaba ryaraciye mu bintu bikomeye. Aha rero dusomye muri Zakariya 14 ho haragaragara ko ni igihe kugaruka kwa kabiri kwa Yesu. Yesu azaba aje gutwara itorero, ariko aje no gucira abantu imanza. Twibukiranye ko Yesu nagaruka bwa mbere hari abantu batazazamura, abazaba batiteguye, abazaba batejejwe bazasigara mu isi baca mu mubabaro ukomeye. Hari igihe cy'akarengane twabisomye haruguru, akarengane kazabaho, gutotezwa. Umuntu wizera Imana navuga ko yizera Yesu, abantu bamufate bamwica. Icyo gihe kizaba cyarabaye icya Antikristo, kuko azaba akoresha abantu buretwa. Antikristo ntazigera akorana n'abagore, ntazigera akorana n'ikintu icyo ari cyo cyose, kuko azaba afite ubugome bwinshi, kandi azaba yabohowe kugira ngo arwanye abera ndetse ngo anabaneshe. Antikristo ngo azaba afite n'ubushobozi bwo kuba yamanura n'umuriro ukava mu ijuru, abantu bakawubona. Abantu rero nibamara kubona uwo muriro, ngo benshi bazayoba bavuge bati uyu niwe Kristo. Twibukiranye tukiri hano ko hari abayuda bizera n'abayuda batizera. Abayuda batizera ubu barindiriye Mesiya. Kuri icyo gihe rero cyo kugaruka kwa Yesu, azagaruka aje gucira imanza abantu. Abayuda batizera bo bazafata igihe, bazavuga bati twari twarategereje Mesiya igihe kirekire, none Mesiya araje. Hari aho tujya dusoma muri Danieli havuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ngo ubisoma abyitondere. Kugaruka kwa mbere kwa Yesu bizaba mu ibanga, nta nubwo abantu bazabimenya. Ijambo riravuga ngo abantu bazaba bagenda mu muhanda, bajye kubona babona umwe arazamutse undi arasigaye. Impanuka zizaba ari nyinshi, kubera ko bizatungura abantu. Abantu bazaba bicaye mu murima bahinga cyangwa bahagaze, babona umwe arazamutse undi arasigaye. Ngo abagore babiri bazaba basera ku rusyo rumwe, umwe agende undi asigaye. Iki gihe cyo kugaruka kwa Yesu kizaba giteye ubwoba, kuko ni ibintu abantu batajya biyumvisha, ariko Yesu azagaruka. Mbibutse ko iki gihe turimo ari igihe cyo kuba twasaba imbabazi Imana, ari igihe cyo kuba twakwiyeza, ari igihe cyo kuba twakwitunganya, kuko muri iri somo bitwereka ko igihe kiradushiranye, nta gihe dufite. Imana itugirire neza. Ngo Yesu aradukangurira kugereranya icyo gihe n'ibihe byabaye mu gihe cya Nowa na Loti. Dusomye muri Luka igice cya 17 umurongo wa 28 n'umurongo wa 36, no muri Matayo ibice bya 24 umurongo wa 37 na 42. Ni bande bazazamurwa kandi ni bande bazasigara? Abantu bose ntibazazamurwa. Luka 12:34. Dore icya kabiri, dore ibisabwa kugira ngo umuntu azazamurwe. Umuntu agomba kuba muri Kristo. Umuntu agomba kuba akijijwe neza. Umuntu agomba kuba afite ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Abatesalonike ba mbere 4:13 na 17, n'Abakolosayi ibice byaho 3 umurongo waho wa 4. Umuntu agomba kuba akijijwe neza, umuntu agomba kuba afite ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu, umuntu agomba kuba ari maso yiteguye. Matayo 25 umurongo wa 1 n'uwa 12.
agakiza ko mu magambo gusa nta mumaro keretse kwemera kuyoborwa na Mwuka Wera. Reka turebe muri Matayo 25 umurongo waho wa 12, turebe uko havuga kugira ngo dufashe abantu. Matayo 25 umurongo Matayo 25 umurongo waho wa 12. Reka dusome. Aranditse ngo nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Umuntu agomba kuba inyangamugayo mu murimo w'Imana. Dusomye muri Matayo 25 umurongo waho wa 14, haravuga ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umuntu umwe itarane 5, undi 2, undi 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya twahawe itarane 5 aragenda agenzuramo izindi taranto, izindi tarane 5, n'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2, ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi ishize shebuja nabo bagaragwa araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Ahangaha ntakomeje wenda nagira ngo nibutse abantu ko sobuja waguhaye akazi azaza kubarana nawe. Imana idufashe. Umuntu agomba kuba inyangamugayo, umuntu agomba kuba unesha, umutsinzi, vainqueur. Timoteyo wa mbere 6:12 n'ibyahishuwe 12 umurongo waho wa 11, na Matayo 24 umurongo waho wa 13. Muri byose kandi ibihe byose umuntu agomba kuba udahindurwa n'ibihe. Hazazamurwa abazaba biteguye, hazasigara abazaba batiteguye. Ndimo ngana ku musozo, reka mbaho urugero rw'abakobwa 15 bari biteguye binjirana n'umukwe. Matayo 5:10. 5 bandi batari biteguye, umukwe aje ntibari bahari, basanze urugi rwamaze gukingwa, bahera inyuma yarwo. Matayo ibice byaho 7:23 havuga igitabo cy'impanda, cyangwa se nawe uzasoma igitabo cy'impanda y'imperuka. Kuza kwa Yesu ubwa kabiri uko guteye. Kuza ubwa kabiri cyangwa kugaruka kwa Yesu kuboneka mu isezerano rishya inshuro zirenga 100, kurenza kuza kwa mbere inshuro 8. Hari ibitabo byihariye uko kuza kwe kurusha ibindi, nka Batesalonike ba mbere n'aba kabiri, na Matayo 24 na Mariko 13. Nicyo cyigisho kimwe mu by'ingirakamaro bigize isezerano rishya. Ibi nibyo byigisho by'ingirakamaro bigize isezerano rishya. Uburyo azaza ubwe. Yohana 14:3, ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 10 n'uwa 11, n'ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 7, n'Abatesalonike ba mbere ibice 4:16, n'Abaheburayo ibice 9 umurongo waho wa 28. Abantu bamwe baribeshya ngo iyo umuntu apfuye ngo Kristo abagarutse, ariko kugaruka kwa Kristo we azaza aho bari cyangwa aho turi. Wazaza aho bari cyangwa aho turi. Abantu bamwe baribeshya ngo iyo umuntu apfuye ngo Kristo abagarutse kuri we. Oya, sukuri ni ikinyoma. Iyo uwizera apfuye ajya muri paradizo,
ariko kugaruka kwa Kristo we azaza aho bari cyangwa aho turi. Matayo 24:40 na 41. Igihe cyo kuza kwe, nubwo bamwe bagerageza kubara ibihe, ariko Kristo yavuze ko ari ibanga data wa twese, ni ibanga rya data wa twese. Matayo 24:36, Matayo 24 umurongo waho wa 36. Reka tuhasome. Haranditse ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe nta ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Imana idufashe. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Imana itugirire neza. Ibi bizaba ari ibanga ry'Imana yonyine. Hano rero igihe cyo kuza kwe, nubwo bamwe bagerageza kubara ibihe, yavuze ko ari ibanga rya data wa twese wenyine. Turebe urugero. Ninde wahagarikwa umutima n'igihe azapfira? Ninde wahagarikwa umutima n'igihe azapfira? Kubishakisha byamutesha umutwe kugira ngo amenye igihe azapfira. Ubu ugiye guhagarika umutima ngo ubu nzapfa ryari ngo nitegure, wabishakisha ukarinda umutwe. Ni ibanga ry'Imana yonyine. Ujya kwisanga ukisanga wapfuye. Ndetse n'umugore n'umugabo barabana, ariko ntawe uzi igihe umwe azagendera. Igihe abanza umugabo cyangwa yakabanza umugore. Iki ni urugero nabahaga, kugeza ubwo atitaye ku bimugomba mu buzima bwe. Nari mbabwiye ngo ninde wahagarika umutima n'igihe azapfira. Kubishakisha byamutesha umutwe kugeza ubwo atitaye ku bimugomba mu buzima bwe. Igikwiriye ni ukumenya ko urupfu rushobora kuza akanya kariko kose. Umunsi w'umwami ni nk'isaha yo gupfa. Umunsi w'umwami ni nk'isaha yo gupfa. Umunsi w'umwami ni nk'isaha yo gupfa, niko hano batubwira, kandi niko kuri, kuko uyu munsi w'umwami uzatungura abantu. Iza itunguranye, ntawitegura urupfu. Abarupfushije dore itegeko ry'umwami, mukore kugeza ubwo nzaza. Abapfushije mukore kugeza ubwo nzaza. Ibimenyetso byo kuza kwe, kugaruka kwe ndetse n'ingoma ye y'imyaka 1000 bizabanzirizwa n'inzibacyuho y'akajagari kenshi mu bijyanye n'umubiri. Urugero: ubuzima bubabaje cyane, indwara zidakira, ubukungu, inzara, amapfa, ingenga n'imyifatire, urukundo ruzakonja, ubugizi bwa nabi buzaba bwinshi, ubuhakanyi, kwimura Imana, gusubira inyuma kw'abakristo. Ntararenga aha mbibarize inshuti z'Imana, kuko turi kwiga kugaruka kwa Yesu. Mbibarize ikintu mutabona muri ibi ni ikihe? Akajagari karahari kenshi, ubuzima bubabaje, abantu benshi bababajwe n'ubuzima cyane. Imana itugirire neza. Indwara zidakira zabaye nyinshi, ubukungu bwabaye buke, inzara n'amapfa byarateye, ingenga n'imyifatire, umuntu kuvuga ngo imiryango yaranganye, abana banganye n'ababyeyi, abantu bari kwirebaho cyane, urukundo ruzakonja, ubugizi bwa nabi bwo sinakubwira aho umubyeyi ashobora gufata umwana akamwica yaramwibyariye, aho umugabo ashobora kwica umugore we barakundanye, aho umugore ashobora kwica umugabo. Ubwicanyi buzaba bukabije. Noneho ngo n'ubuhakanyi, abantu bari guhakana Imana cyane.
mbibutse ko ibi nabyo ari ibimenyetso. Abantu ngo bazimura Imana, abantu benshi bimuye Imana, abantu banabaterana ari benshi, ariko kwimura Imana byarabagaragayeho. Ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu no gusubira inyuma kw'abakristo. Imana idufashe. Ndagira ngo rero bene data mukurikiye iri somo mbibutse ko icyo ari cyo gihe tugezemo cyo kugaruka kwa Yesu. Igihe cya nyuma y'iyo minsi cyitwa ngo imibabaro ikomeye. Icyo gihe isi yose izaba iri mu butware bumwe buhanganye n'Imana ishobora byose nyir'ijuru n'isi. Kizaba ari igihe cya Antikristo. Ari izina Antikristo risobanurwa ngo urwanya Kristo. Nk'uko Kristo ari umwami w'abami, niko Antikristo azigarurira isi yose cyangwa amahanga yose. Abakristo basigaye batumvise impanda bazababazwa cyane, hamwe n'ubwoko bw'Abayuda buzanyuzwa mu itanura ry'umubabaro. Abazaba barasigaye nabo bazanyuzwa mu itanura ry'umubabaro. Intego yo kuza kwe. Ubu tugiye kureba intego yo kuza kwe. Ku bijyanye n'itorero, azabonekera abamutegereje kugira ngo babe mu birori by'umwana w'intama. Matayo 24:40 na 41. Uko kuboneka kwe ni ukwibanga kandi kuzatungurana, kwitwa kuzamurwa. Indi ntego niyo gucira imanza imirimo y'abakristo kugira ngo ibihembo byabo bimenyekane. Icya gatatu, indi ntego niyo kwimika umwami Yesu, ubwami bwa Mesiya ku isi. Ubu turi kureba intego zizaba zimuzanye. Kubirebana na Isirayeli, Mesiya umukiza w'itorero ni nawe wasezeranije imibabaro ikomeye bazaba barimo muri icyo gihe. Bazateraganwa n'isi yose n'amahanga yose. Ni birebana na Isirayeli. Azabakusaniriza mu gihugu cyabo abavanye mu mpera z'isi, maze ababere umwami na Mesiya ukomoka muri Dawidi. Ku byerekeye Antikristo, azaba afite ububasha mu buryo bubiri: politike n'idini. Ibyerekeye Antikristo, azaba afite ububasha muri politike n'idini. Ibyahishwe 13:1-11. Bibiliya itubwira ko umwuka wa Antikristo ko wamaze kubaho ku isi. Yohana 1:4-6. Ariko Antikristo utegerejwe azaza mu gihe kandi azemerwa n'amahanga. Danieli 7:8 na 24, 25, n'ibice 8:26 kugeza 26. Ibyahishwe 13:5 n'uwa8, n'ibyahishwe 13:1-18. azakataza mu by'ubukungu n'iyobokamana. Uwo ni Antikristo. Umutekano uzaba yanga Imana na Kristo. Azakataza mu by'ubukungu n'iyobokamana n'umutekano. Azaba yanga Imana na Kristo. Bivuga ngo mu gihe cya Antikristo rwose umutekano uzaba uhari. Abantu bagira umutekano, abantu bajya i Burayi nk'ujya he Nyabugogo, abantu ibintu byorohe rwose. Umutekano uhari. Niho azibanda. Ngo azibanda cyane, ngo azakataza mu by'ubukungu. Ubukungu kabisa murabona ko butera imbere. No mu by'iyobokamana. Iyobokamana nayo bigeze kure kabisa. Abantu barimo barashyiramo imbaraga. No mu by'umutekano. Ngo Antikristo azaba yanga Imana na Kristo. Kandi azababaza abakristo kugira ngo akuremo umuntu gukunda idini
akureho mu muntu gukunda idini, kandi hazaba hariho amadini menshi, nicyo kizatubwira ko nawe azazaniye dini. Hazaba hariho amadini menshi ngo kandi na Antikristo nawe azazana iye dini ishingiye ku bumana bwa muntu n'ubutware. Nkiraha mbibutse ko batangiye no kuvuga ko hagiye guhindurwa Bibiliya yera ikavanwaho n'ibikiri Bibiliya yera. Ngo leta azashaka ko bamusenga kuko azashyiraho ubutambyi kugira ngo abone uko akomeza iryo sengwa rye. Ubwo urumva Antikristo nawe azahita ashyiraho ubundi butambyi. Nkiraha mbibutse ko dukwiriye kwitonda. Hari igihe abantu baba baramaze kwinjira muri ubwo buyobe ntibabimenye. Dusomye mu Batesalonike ba 2:5-5 n'uwa 12. Inyigisho ye izaba ishingiye ku butware kugeza ubwo umutima w'umwana w'umuntu uzamuhindukirira rwose ukamwemera. Ngo inyigisho ye izaba ishingiye ku butware kugeza ubwo umutima w'umwana w'umuntu uzamuhindukirira rwose ukamwemera. Mwibuke ko uyu turi kuvuga ari Antikristo azakora ibintu bituma umwana w'umuntu amuhindukirira amwemere. Reba urugero i Babuloni, Daniel 3:7. Icyo gihe nikigera Imana n'amategeko cyangwa ijambo bizakurwaho. Imana n'amategeko y'Imana icyo gihe bizakurwaho. Kuvuga Imana ntibizaba byemewe. Muzaba muvuga Antikristo, muvuga ko ari we Mana. Utazabivuga azicwa. Umukristo rero agomba kumenya ko itorero na leta bigira gahunda y'Imana. Ahangaha birumvikana ko umukristo agomba kumenya ko itorero na leta bigira gahunda y'Imana. Hari abantu benshi bajya bazana ubujiji ngo leta yinjiye mu itorero, ngo ntago ari byo. Itorero na leta Imana ibikoreramo igakora icyo ishaka. Buri kintu cyose ukwacyo. Umukristo rero agomba kumenya ko itorero na leta bigira gahunda y'Imana, buri kintu cyose ukwacyo. Iyo byivanze ishyano riba ryaguye. Iby'Imana mu bihe Imana, ibya Kayizari mu bihe Kayizari cyangwa leta mu bihe Kayizari. Kayizari ni nka leta. Kenshi nureba uzasanga Kayizari yifuza iby'Imana. Itorero ku byifuzo byaryo mu mikorere yaryo ryagiye rimwe na rimwe ryivanga mu butegetsi bwa leta. Usomye mu mateka y'itorero, urugero rw'itorero ry'i Roma mu gihe cya Konstantino, kuko ryashakaga icyubahiro, kumenywa n'umwami w'abami cyangwa empereur. Niko no mu bihe by'imperuka bizamera, kuko iterambere rizapinga Imana riyobowe na Antikristo. Iterambere rizapinga Imana riyobowe na Antikristo nk'umutware waryo, kuko amategeko ye azaba hejuru. Imana itugirire neza. Reka hamasubiremo. Niko no mu bihe by'imperuka bizamera, kuko iterambere rizapinga Imana riyobowe na Antikristo nk'umutware waryo. Aha njya mbona nk'urugero, ntabwo rwose abantu ubona bashaka kumva izi nyigisho, ubona bashaka kumva ibintu bya kirabaye, ibintu biri aho ngaho. Iyo humvikanye umutinganya abantu bariruka bakareba, ariko dukwiriye no kureba kuri aya magambo y'Imana cyane. Imana ibaha umugisha, kuko amategeko azaba ari hejuru y'ayandi yose ku isi. Kuko amategeko azaba ari hejuru y'ayandi yose ku isi, kandi azasaba ko bamusenga nk'ikimenyetso cyo kuyobokwa kwe na leta. Azabishyigikirwamo n'ubuyobozi bw'idini ripfuye. Imana itugirire neza. Byahishuwe 13:1 n'uwa 17. Twumvikane ko hariho idini ripfuye, ariko ibyanditswe byera bitwereka ko Imana izanesha. Nubwo bizashyuha gutyo, idini ripfuye rikamamara,
idini rimwe ku isi rikabaho, kuko hagiye kuzabaho idini rimwe ku isi. Iyi Bibiliya bayihindure, bashaka ibindi bitabo bishingikirizaho. Icyo gihe muzamenye ko nibimara kubaho Antikristo tayari yamaze gufata isi n'ibihugu byose. Icyo gihe usenga asenge, uba maso abe maso. Mbibutse ko ibyo bihe turimo turagenda tubyinjiramo, abo turabyinjiramo neza, ariko Antikristo ari gukora mu mayoberane. Ntabwo ari ukubatera ubwoba, iyi ni teoloji, ni isomo ndi kubigisha kugira ngo uwezwa yezwe, n'utari ufite ubumenyi abumenye, kuko n'icyo Imana yadushoboreje kubyiga ikabidushyigikiramo. Imana ibaha umugisha. Ariko ibyanditswe byera bitwereka ko Imana izanesha, kuko izakuraho ubutware bw'isi y'ubuhakanyi n'ubuhakanyi bwa gikristo. Izashinga ubutegetsi bwayo ibereye umutegetsi w'ikirenga. Byahishuwe ibice 2, umurongo wa 27 n'uwa 28. Ariko ibyanditswe byera bitwereka ko Imana izanesha. Nubwo ibyo bihe bizabaho, ariko hariho no kunesha kw'Imana, kuko izakuraho ubutware bw'isi n'ubuhakanyi bwa gikristo. Izashinga ubutegetsi bwayo ibereye umutegetsi w'ikirenga. Ibyahishuwe ni 2:26-27. Ku byerekeye amahanga, the nation, icyo gihe amahanga azacirwaho iteka, ubwami bw'isi buzakurwaho, amoko yose abe munsi y'ubutware bw'umwami w'abami n'itorero rye. Byahishuwe 20:6, Yesaya 6:5, na Mika ibice 4 umurongo wa 1 n'uwa 4, na Danieli 2 umurongo wa 44 n'uwa 45. Umwami w'abami azategekesha amahanga inkoni y'icyuma. Imana ishimwe. Yesaya 11 umurongo wa 1 n'uwa 9, na Zaburi 72 umurongo wa 1 n'uwa 17. Ndi kwihuta. Hariho ibihe bitatu biranga Kristo nk'umuhuza w'abantu n'abandi, n'abantu n'Imana. Umurimo we w'ubuhanuzi, igihe yari hano mu isi, abapfuye bo mu isezerano rya kera bapfuye bizera umukiza Mesiya w'abari mu isi cyangwa abanyabyaha. Tangiriro 3:15, na Yobu 19:25, 27, na Zaburi 17:15, Yohana wa mbere 3:2, n'abapfuye bo mu isezerano rishya. Ubwo Kristo azacira bizera itorero cyangwa abakristo bazaba bakiriho urubanza rujyanye n'imirimo yabo bakoze bakiri mu mubiri. Mu Baroma 14 umurongo wa 10, n'Abakorinto ba mbere 3:10 na 15, n'Abakolosayi ba 2:5-10. Ni ngombwa ko buri mukristo akwiye kubera amaso, agomba kubera amaso mu Mana ye, cyangwa akabera amaso agakiza impano cyangwa itaranoye impano ye. Ni ngombwa ko buri mukristo wese akwiriye kubera amaso impano ye. Matayo 25:14 na 23, na Luka 19:12 na 19. Abazazamurwa babikiwe ibihembo cyangwa amakamba, nk'ikamba ry'ubugingo, Yakobo 1:12, ikamba ritangirika, ikamba ryo gukiranuka, Timoteyo wa 2:4-8, ikamba ry'ubwiza, Petero wa mbere 5:4, n'ikamba ry'ibyishimo, Tesalonike ba mbere 2:19, n'Abafilipi 4:11. Imana ibampera umugisha. Ahangaha hari amakamba tuzambara. Irya mbere ni ikamba ry'ubugingo, ikamba ritangirika, ikamba ryo gukiranuka, ikamba ry'ubwiza, ni ikamba ry'ibyishimo. Bazaba banesheje urugamba, bakanesha Antikristo, kuko Antikristo ngo azinjira mu rusengero ngo abantu bamuramye. Abisirayeli bavuge ngo n'uyu Mesiya twari twarategereje, kuko hari Jews believers na Jews unbelievers.
abo bizera rero bazaba barazamuwe, ariko abatizera bazacungurwa n'amaraso yabo ku bazaba bemeye kunesha bakababazwa ku bwa Kristo. Kuko ngo antikristo azinjira yicare ku ntebe, aho muri Daniel hatubwira ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ngo ubisoma byitondere, ngo azinjira yicare ku ntebe, abantu ngo bamuramye bamwikubita imbere, azaba yabahaye umutekano wose, Abisirayeli bose bazaba barahungutse, abajyanywe ari abanyage, intambara zaraciwe ku isi, ubukungu yarabugaruye, abantu bafite amafaranga, nta bibazo biriho, ngo maze ngo yinjire, ngo abantu nibarebe ibyo byose bavuge bati ntimureba, uyu niwe Kristo ukuyeho ibi byose. Ngo maze ngo antikristo agende yicare muri rwa rusengero Abisirayeli bazaba bubakiye Mesiya, bazaba bubakiye Kristo, ngo kuko azabaha uburenganzira n'ibyangombwa byo kubakira Imana yabo urusengero. Hari ahantu habera imirwano, bizaba byarangiye, bazubakira Imana yabo urusengero. Ngo antikristo ahita agenda yicaremo, ngo maze ngo Abisirayeli bamuramye, abantu batangire bavuge bati ntimureba, uyu niwe Mesiya. Ngo maze ngo ibyo bizaba mu gihe cy'imyaka 3 n'igice, ngo banezerewe bari mu mahoro. Aya masezerano abantu birwa bababeshya ngo mugiye mu Burayi, mugiye hehe, muri Ukraine, muri Aziya n'ibiki byose, ibyo ntacyo bizaba bikimaze, kuko abantu bazajya bagenda, nta kizaba gikomeye. Ndetse n'ubu baranagenda, igikomeye ubu ngubu ni ukubona umukristo wanesheje icyaha, ni ukubona umukristo wihannye, ni ukubona umuntu waretse ingeso mbi. Naho ibyo bindi ni ukubeshya, ni umwuka w'ibinyoma uri muyobya abantu. Ndangana ku musozo rero, ngo antikristo ngo namara gutegeka abo bantu, ngo azabategeka mu myaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice ngo abahindukirane, akarengane k'itorero gatangire, baze babice babaziza Kristo. Abantu bazajya bafatana ibi bitabo babahige. Aha rero niho bajya bavuga ngo abantu bazacungurwa n'amaraso yabo. Nibimara gukomera cyane, kubera ko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo azahita amanuka atabara Abisirayeli, atabara bera, atabara abo bazaba bamwemeye. Ari nacyo kizabaho noneho, habeho urubanza cyangwa judgment, abantu bacirwa imanza z'ibyo bakoze. Imana itugirire neza. Mwene data, ndakwifuriza ko wakwezwa ukazagenda mu itorero rya mbere, uko kugaruka kwa kabiri kwa Yesu bizaba bikomeye, kugira ngo uzacungurwe muri uwo mubabaro wa antikristo. Kandi azaba yarabohowe, azaba yararamijwe n'abantu benshi, azaba yanga Imana n'abantu b'Imana. N'ubu muzitegereze, umwuka wo kwanga Imana urahari, kubera ko abantu bakunda Imana ntabwo ibyaha byagwira. Abantu bakunda Imana ntabwo bakirwa babicana, ntabwo bakirwa batagira urukundo. Imana itugirire neza. Uzitegereza, ushobora kubwira umuntu Imana kubera ko yiyeguriye Satani akagutuka, hazaba hari umwuka ukomeye wo kwanga Imana. Mbibutse ko no mu matorero ubu hariho umwuka ukomeye wo kwanga Imana, kandi ni umwuka utari uw'Imana. Imana itugirire neza. Ni ibihe nyine byagombaga gusohora. Imana idufashe. Tuzareba rero ku bicu ibizahabera imyaka 3 n'igice ya mbere. Reka se nugarukira ahangaha, mbanyuriyemo mu ncamake, nakagaruka ubutaha ni hano tuzahera. Nzabigisha rwose ibi ngibi ibizabera ku bicu. Imana ibaho umugisha. Ndashaka kubasengera. Mwami Yesu, bene data bakurikiranye iri somo ry'ibihe bya nyuma, ndasenze kugira ngo abazaryumva bizabafashe kwegera Imana, bizabafashe gukunda Imana mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubikoze, izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.